Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Nibisangwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba bw'u Rwanda, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali. Reka tubahe ikaze namwe muri mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, abari i Burayi, Aziya, Oceania, Amerika, tutibagiwe n'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Iyi ni Nibisangwe TV nko natangiye mbikubwira, njye ndi Frank Mario Sebudandi. Hirya no hino ku isi, cyane cyane mu bihugu bitandukanye bya Afurika, iyo umuntu amaze kugira umuryango munini, aho usanga ba nyir'urugo baba bazindutse bagiye gupagasa. Aha ni uguhiga amafaranga kugira ngo babashe kubeshaho urugo rwabo. Nta kindi bakora, bagerageza gukora uko bashoboye kugira ngo babashe gushaka uwabafasha muri urwo rugo. Ni ukuvuga ngo ni umukozi uri hafi kugira ngo abategurire ibyo mu rugo. Abantu benshi bajya bagerageza gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo babyikorere imirimo yo mu rugo, ariko bikanga. Akenshi nta kindi gituma byanga, nuko bigoye cyane ko wajya gupagasa hanyuma ngo natunganye ibyo mu rugo byose. Gusa abatuye mu bihugu bya Amerika n'i Burayi bo usanga kenshi barakemuye iki kibazo, aho usanga umuntu yabyikoreye byose, akazi ko mu rugo ndetse akarera abana be. Yaba agiye mu kazi akabona yuko umwana we adafite aho amusiga, akamusigira abandi bashinzwe kurera, ari ibigo bitandukanye bya creche birera abana batoya. Ibi rero bitandukanye na hano iwacu mu Rwanda, kuko abanyarwanda bo bifashisha abakozi bo mu rugo. Si mu Rwanda gusa, no mu bihugu byinshi bitandukanye byo muri Afurika. Iyo wagize umugisha cyangwa se amahirwe, umukozi wo mu rugo araguhira, akakubera umwana mu rugo, akakurerera abana, yewe kimwe nuko waba uhibereye. Gusa nanone ni bake ku ijana bafite uwo mutima, kuko abenshi usanga imitima yabo yarahindutse, aho batuzuza inshingano zabo, ahubwo agakora ibigamije guhemukira abashebuja. Rimwe na rimwe ugasanga abana aribo babigendeyemo. Inkuru tugiye kubabwira ni inkuru y'umukozi wo mu rugo wafashwe arimo gutekera ibyo kurya abashebuja akoresheje inkari ze bwite. Kanda subscribe, unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Nibisangwe TV ikugezaho ako kanya. Njye ndi Frank Mario Sebudandi. Nkuko natangiye mbibabwira yuko umukozi wo mu rugo rimwe na rimwe ni ingirakamaro cyane. Kuri benshi babishoboye barabakoresha, abandi bakabareka, ariko usanga abenshi bavuga yuko kutabakoresha nibyo bizima, nubwo benshi babigerageza bikanga bitewe n'inshingano nyinshi zitandukanye. Uyu mukozi wo mu rugo natangiye mbabwira yakoze amahano, afatwa amashusho arimo gutekesha ibyo kurya by'abasebuja inkari ze, nyamara ngo yaramaze imyaka 2 akora muri urwo rugo, yaragiye guhemukira. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu mugore arimo gutegura amafunguro y'abagize uyu muryango bose. Uyu mukozi yafashwe aya mashusho atabizi, arimo gutegura ibyo kurya, ndetse wareba n'uburyo yarebagamo arimo gutegura ayo mafunguro, byari biteye ubwoba, kuko yarebanaga umujinya, ubona ko ari ibintu yakoze kubera ubugome bumurimo. Abakoresha b'uyu mukobwa bamaze kumenya ibyo uyu mukozi wabo yaragiye kubakorera, bahise bamujyana kuri polisi, atangira gukorwaho iperereza. Ikibazo cyakomeje kwibazwa imyaka 2 amaze hariya, ese yaba yarabikoze inshuro nyinshi bashebuja ntibabimenye? Nicyo kibazo cyakomeje kwibazwaho, n'abashebuja nabyo bakabyibazaho, cyangwa se abandi bakavuga ngo ni umutima mubi yagize uwo munsi kubera impamvu zitandukanye, ku buryo n'iperereza rikorwa bagenda babaza abashebuja, ese mwaba mufite icyo mupfa? Ese mwatonganye? Ese hari ikindi kibazo cyaba cyabaye iryo joro cyangwa se uwo munsi kugira ngo uwo mukobwa abashe gufata uwo mwanzuro wo guteka ibyo kurya akoresheje inkari ze? Ni byinshi bikomeje kwibazwa. Gusa icyo nababwira, ibi byabereye mu gihugu cya Ghana, mu murwa mukuru Accra, niho aya mahano yabereye, aho uyu mukozi yafashwe arimo gutekera abasebuja ibyo kurya akoresheje inkari ze. Ibi byamenyekanye nyuma yo kugaragara ku mashusho yari yafashwe na ba nyir'urugo. Gusa rimwe na rimwe ibi nabyo bigenda bituviramo isomo ritandukanye, aho abantu benshi bagenda batakoresheje za kamera mu nzu yabo, nibura baze kugaruka barebe uko mu rugo hiriwe. Ntabwo ndimo kwamamaza ku bijyanye no gukoresha amakamera cyangwa se namamariza abazicuruza, ariko iyo urebye cyangwa se ugasesengura, usanga za kamera ari ingenzi cyane rimwe na rimwe ku muntu wabishoboye, kuko bigufasha gucunga umutekano w'urugo rwawe. Ibyo uyu mukozi yakoze nibyo yabashije. Gusa hari n'abandi bagiye bakora ibindi byinshi bitandukanye hirya no hino. Yewe tunagarutse hano mu gihugu cyacu, hari byagiye biba mu minsi yashize. Aha ndabibutsa
umwana w'umukobwa witwa Bella wigeze kwicwa n'umukozi wo mu rugo, nyamara uwo mwana bivuga ko yavutse ahamusanga ariko aza kumuhemukira aramwica. Ntabwo ari iby'imahanga gusa byo muri Ghana, nyamara no mu gihugu cyacu bibamo, kuko rimwe na rimwe usanga kenshi ababyeyi bitotomba babaza bagenzi babo, ese nta mukozi wandangira wo mu rugo? Ugasanga n'undi nawe ararira avuga ati ahubwo nubona babiri nanjye umwe. Ibi byose nta kindi nuko bagaragaza yuko baba babananiye. Umunyarwanda we yaciye umugani ati umukobwa umwe atukisha bose. Nubwo harimo abafite imitima imeze gutyo, ariko si bose. Harimo n'abandi bazima baza mu rugo akakubera umwana mwiza nk'uko abana bawe bakubera abana beza, ubundi waba uri umubyeyi nawe ukamufata neza nk'umwana mu rugo. Ngayo nguko ibyabereye mu gihugu cya Ghana, aho umukozi wo mu rugo yafashwe atekera abasebuja ibyo kurya akoresheje inkari ze bwite. Iyi ni Nibisanzwe TV, kanda kuri subscribe niba utarayikanda, cyangwa se unakande no ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Nibisanzwe TV igutegurira ako kanya. Ikindi kandi turashimira cyane mwebwe mwese mutari bake mumaze gukanda kuri subscribe. Niba ufite ubuhamya cyangwa se ufite ijambo ryafashe imitima y'abanyarwanda benshi bababaye, ukababera igisubizo cyangwa ukababera isomo bakakwigiraho byinshi, wahamagara kuri iyo nimero iri hasi cyangwa se ukatwohereza ubutumwa bugufi kuri email kugira ngo tubashe kukwakira kuri Nibisanzwe TV, uduhe ubuhamya bufasha imitima ya benshi. Inkuru nk'izi, ibyegeranyo, amakuru agezweho, filime ngufi, ubuhamya n'ibindi bitandukanye byinshi tutarondora, nakagaruka kuri Nibisanzwe TV. Naho ubutaha.